Gutwika umurambo kandi bikorwa mu buryo bwa kinyamwuga ku buryo bidateza ibibazo mu gace karimo gutwikirwamo, hirindwa ibirimo kuba umurambo uri gutwikwa wanuka ndetse n'ibindi bitandukanye. Manirafasha asobanura akanakomoza ku gihe iki gikorwa kimara ku buryo umurambo ushya ugahinduka ivu bitewe n'uburyo bakoresha mu kuwutwika hifashishijwe ibirimo inkwi. Tubanzaho inkwi. Iyo tumaze kubanzaho inkwi tumukurikizaho. Iyo tumaze kumushyiraho hejuru ye nanone dushyiraho izindi nkwi, ariko za nkwi aba ari hagati yazo, ntabwo zo ziba ziri kumugwaho cyangwa ngo zibe ziri kumubyiga. Oya, inkwi zo zimukora ari uko zimaze gushya nyine kwa kundi zigenda zigwa, ariko iyo zitari zatangira gushya aba arimo hagati, ushatse waza ukamukurura mukamuvanamo rwose. Kuri iyo zo nkwi umaze kuzishyira hejuru yiwe gucana, ugashyiraho amavuta. Hari amavuta yabugenewe bazana atuma umuriro waka cyane, uyasukaho, wamara kuyasukaho ugashyiramo n'utundi tuntu duhari bazana tuba turi mu bushashi dutuma haza oderi nziza. Tumaze gufatisha umuriro, ukimara gufatwa utangira kubara. Wenda umuntu arakuga ati biramara amasaha angahe kugira ngo wenda ngende ndijyanye cyangwa se risige nzagaruka. Ni amasaha ane wicaye uri kwenyegeza umuriro, nawe wicaye ategereje.